This is Umucyo News. Umucyo News TV. Hafi yawe ntuci. Twongerwa kandi kuri iyi nshuro tubazaniye indi inama nziza yagufasha kandi inama ntuyirengagize. Iyi nama iratwubaka twese muri sosiyete nk'abantu baturutse muri Afurika. Iyi ni inama nyamibwa, inama ngirakamaro kuri njyewe, kuri wowe. Iyi nama uyikurikire, please ukurikire inama wumve icyo ngiye kubwira. Nurebe uri kubivuga ngo ninde, nurebe ngo bivuye he, nurebe ngo bivuzwe nande. Wowe kurikira wumve inama ngiye kugira, kandi inama izagufasha mu gihe ukiriho, mu gihe ugikeneye inama. Turahari kubw'inama. Twongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye aho muherereye hirya no hino mu mpande nye z'isi, mu mpande zitandukanye zigize iyi si, babwira ngo amahoro y'Imana abane namwe. Yemwe bantu twaturutse muri Afurika hirya no hino mu bice bitandukanye, tukaba turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bice byo hirya, abari muri Aziya, Australia, muri Europe, mu Buraya, ariho hose. Kino kintu giye kubwira ikintu kizakubaka kandi kizagufasha. Hari ibintu bifite inyungu kuri twebwe, ariko no kutamenya no kudasobanukirwa. Bino bintu bigenda biducika, bikagenda tutabizi impamvu yabyo. Nimba waba ufite imodoka, ukaba ufite imodoka utwara, iyo modoka yawe ifite assurance, ufite full coverage, iyo modoka yawe irakavaringa, imodoka yawe igakavaringa abantu bayirimo. Iyo assurance cyangwa se insurance ufite, ni ukuvuga ngo ntabwo ari murimbo uyishyura buri kwezi, bitewe n'amafaranga wishyura. Amafaranga wishyura yaba ari make yaba ari menshi, amafaranga yose ni amafaranga. Icyo ngiye kubwira ni ikintu kizagufasha. Irinde kugira ngo umuntu atware imodoka yawe atari kuri iyo modoka, cyangwa se atari kuri insurance. Nimba utanditse kuri iyo modoka, please nibura abe ari kuri insurance. Niba uri kuyitwara nyirayo, uwo muntu ugiye kuri imodoka aba ari second drive. Niba atari second drive, akaba atari umuntu yanditsweho, please iyo modoka nimuhereze, kuko umunsi ari wose azagongesha imodoka yawe akagira ikibazo, insurance izaba ipfuye ubusa. Ntacyo bazakumarira, ntibazishyura abari bari mu modoka, ntibazanishyura imodoka, kuko umuntu ayikoresheje, umuntu ayigongesheje atari kuri iyo insurance kandi atari na nyiri modoka. Please gutiza imodoka ni byiza, no gutanga imodoka ngo umuntu ayitware ni byiza, ariko making sure ko umuntu yanditseho. Nimba atayanditseho, nibura abe yanditse kuri insurance ari second drive cyangwa se wa gatatu, whatever yaba ari wese, ariko akaba yanditswe kuri iyo assurance cyangwa se kuri iyo insurance. Ikindi ngiye kubabwira mujya mwiremeza cyane. Nk'ubu njyewe nshobora kuba gutwara imodoka, umuvandimwe wanjye akangonga, ariko umuvandimwe wanjye ngonze, imodoka yanjye ifite full coverage, ifite insurance, ndetse n'uwo muntu wangonze nawe nubwo ari umuvandimwe wanjye, aho yaba ari hose twaba tuvukana, yaba ari umubyeyi, ariko akamenya ngo nawe akugonze afite full coverage, akugonze afite insurance. Kino kintu ngiye kubabwira mu cyubakeho, ntimukirengagize, kizagufasha. Ende kuvuga ngo ngonzwe n'uwawe, ngo umuntu we n'imbwa, ngo idakingiye, ngo ni ibyo ngibyo, ngo kuko ngonze ari uwanjye reka tubikemure bishyire mu miryango, cyangwa se nta kibazo bitwaye, kano kantu kari simple, ni dowori, nta kibazo bitwaye, mukabyirengagiza mukabireka. Ariko imodoka yawe yayikwashinze, imodoka yawe yayisize damage, ariko ibyo kuko ngo ari umuvandimwe wawe, mukabyirengagiza, mukabihanduringa, bigashiriraho. Insurance nta kizi, nta kintu murepotinze, ubwo ukavuga reka njye kwikoreshereza ni umuntu wanjye. But aho ngaho mwamwibeshe, aho ngaho mwamwishuka, aho ngaho mwamwirengagije ikintu gikomeye kandi kigomba kubafasha. Ntabwo guhamagara insurance ngo imodoka yawe igize damage, umuntu akugonze, bikuye ko wamurira umuvandimwe wawe. Ni ukuvuga ngo ntabwo wa muvandimwe wawe ukugonze ari urishyura ya modoka, nta nubwo ari nawe urakoresha ya modoka. Please listen me, be careful. Iki ndi kukubwira ucyumve, unyumve witonze. Mufite insurance mwembi, umuvandimwe wawe arakugonze, iyo insurance ni ngombwa ikavaringa icyo kibazo mugize. Emera muhamagare insurance, mabwira ati izi kibazo umurangonze paritse, umunangonze ni muri parking, umunangonze turi kugenda. Ntabwo kuhamagara polisi cyangwa insurance
bikuye ko wa muntu ugonze ari umunyamuryango, ntabwo bikuye ko wa muntu araba umuvandimwe wawe, ahubwo ikintu mukoze mudekaraye uburenganzira bwanyu, kuko assurance cyangwa se insurance ikintu ishinzwe ni ukwishyura damage, urishyura wowe buri kwezi. Please, igihe wagize ikibazo icyo ari cyo cyose, hamagara insurance imodoka yawe bagira ute bakwishyure. Uriyo kwirengagiza rero ntabwo ari byo. Kandi nimba uri muri iki gihugu cya Amerika ukaba ukeneye kugira ngo imodoka yawe igire uburame, imodoka yawe utware neza, ubuzima bwawe bugende neza, please hagarara nk'intwari kandi ube innocent cyangwa se ube innocent, ukora ibintu byawe neza. Nimba inzoga yakunaniye ukaba warabaswe n'inzoga, genda unywere inzoga iwawe utuje. Nimba wari ibintu ukora bitajyanye n'ubuyobozi bwa leta, leta ikaba igomba gushyira mu koti cyangwa kujaginga, bikore ku ruhande rwawe, ariko ntugire umuntu ubutaza. Ntubikorere hanze, ujye muri kampani nanyweye inzoga. Abantu benshi bari kuruzinga kampani bakava mu kazi bakabirukana kubera imyitwarire mibi. Please, abantu bavuye muri Afurika ndabizi benshi babuze akazi, tukitwaza na tuzi Icyongereza, nibyo nabyo barabireba, ariko abantu benshi bakora akazi kubera imyitwarire mibi. Abasore mukajya mu kazi mwakerewe, abasore mukajya mu kazi mwasinze, abandi mukajya mu kazi muri ambiance, ugasanga muri kampani no mwagize ibitaramo, abakobwa n'inkumi no babonye uruganiriro, mukananirwa kuyoberwa icyabajyanye, mukibagirwa icyabajyanye, mukajya mu biganiro, mugata amasaha wapaci mugiye muri lunch, ukibagirwa amasaha yo gupaci gusubira mu kazi, mukigira mu rurenge, amanota yagushirana, bakwirukana, ugatangira kuvuga ngo baguhohoteye, ngo bakuvoye ubusa. Please, rubyiruko bagira inama, twe twavuye muri Afurika, nyabona ndabinginze, ndabasabye mube innocent kugira ngo mubashe kuba muri igihugu. Kino gihugu cya Amerika ni cyiza ku muntu kirimo neza, agakora ibintu bye neza, nta kibazo kikuriho, nta koti, nta ngorane ufitanye na leta. Ariko mu gihe wagiranye ingorane na leta ukagira ikibazo muri koti, ugatangira gufungwa, bakakwambika amapingu. Niba bakwambika amapingu isaha imwe, please, watakaje social yawe, watakaje ubumuntu bwawe. Please, ndakwinginze, nimba uri umusore, nimba uri umukobwa, nimba uri umuntu ukuze, ukeneye kubaho neza, ukeneye kujya mu kino gihugu, bino bihugu by'i Burayi no mu bya Amerika, ubibemo neza, ukore akazi kawe neza. Please, genda neza, ukore ibintu bagutegetse neza, kandi wumvire bakuyobora. Uko Bibiliya yavuga ngo ubigishe kumvira no kuganduka, kugira ngo bumvire abayobora, babashe kugenda nk'uko abayobora babivuga. Ndetse niba waba n'umukristo, ukore nk'uko ijambo ry'Imana rikubwiye, kugira ngo Imana nayo ibashe kuba nawe mu buzima bwawe bwa hato na hato. Imana n'umugisha, kandi bakomeze aho muherereye hose. Imana ibareze amahoro n'umugisha, ibahundagazeho ibyiza byose mwifuza. Yari umuvandimwe wanyu Damiye, usanzwe uza kubaganiriza, nkabahereza ibitekerezo ndetse n'inama. Imana ibareze umugisha. Bye bye.